ntimugakuke umutima. Dore amasomo bidufashamo kuwa gatanu w'icyumweru cya kane cya Pasika tariki 8 Gicurasi 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 13 umurongo wa 26 kugeza kwa 33. Zaburi ni ya kabiri. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati: ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Aho ngiye murahazi n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati: Nyagasani, tube tutazi aho ugiye ukabona ko twamenya inzira dute? Yezu aramusubiza ati: ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, ntimugakuke umutima. Iyo uzi kurinzwe ufite abantu bakwitaho, ntubunze imitima. Pawulo na Barnaba mu isengero rya Antiyokiya bakomezaga abigishwa bari kwigisha kuri Yezu, babibutsa uburyo Imana umubyeyi wacu dukunda n'ukuntu yujurije mu mwana wayo isezerano ryo gucungura abantu. Ni koko Imana Data ikunda mwana. Ni muri ya Zaburi ya kabiri: uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Umwana wishingiwe n'ababyeyi, umwana ukunzwe n'ababyeyi kandi nawe abizi, ahorana ibyishimo nta mpagarike. Yezu rero uyu munsi mu Ivanjili ari kwibutsa abana be, intumwa ze, ko nubwo agiye gusubira kwa Data mu ijuru azakomeza kugumana nabo. Ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere, ninjye nzira ukuri n'ubugingo. Yezu rero agiye guhindura uburyo yabanaga n'intumwa ze, ariko ikigiye kumujyana ni urukundo no kubateganyiriza ejo hazaza, ubuzima bw'iteka, ijuru. Mu nzu ya Data hari ibyicaro, ngiye kubategurira umwanya, nzagaruka mbajyane. Yezu Kristo n'umubyeyi udukunda twebwe abana be, arifuza ko twagumana nawe buri gihe. Ati: kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Abantu bamwe kuri iyi si iyo wibeshye ukabakorera agakosa, bahita bakuzinukwa, bakagusezerera, bakakwinuba, bakakwirukana. Abandi bakaguca, mugasesa amasezerano mufitanye. Kwa Yezu nta gatanya bayo, ntihabayo ngo abo twabyaranye nabo. Kwa Yezu nitugumane twibanire ubudatandukana. Umubiri w'ikuzo wa Yezu wazutse ugera hose no kuri bose, nta mupaka, nta nzitizi. Utuma Yezu agumana natwe igihe cyose, ku migabane yose, ku masaha yose, buri muntu akamusura ukwe. Isi yose akayigumaho ari kumwe natwe. Buriya rero intumwa zakomeje kugira ibibazo by'ubwoba, rimwe na rimwe zikikingirana kubera gutinya Abayahudi. Ariko iki cyizere cya Yezu cy'uko bari kumwe nawe igihe cyose cyagize ubwo kibakomeza, bakumva ko batari bonyine, bishingiwe kibyeyi. Umunsi umwe abantu bagiye gutunda imizigo mu bwato, noneho umuhengeri n'umuyaga birabasatira cyane, benda kurohama, batangira kuvuza induru cyane, bati: turashize we, turapfuye. Nuko bakangura umwana bari bajyanye nawe ngo yitegure ko bagiye kurohama, bagiye gupfa. Umwana arabyuka, arebye utwaye ubwato, ahita abwira abo bari gutabaza ati: ndabizi neza ntacyo turi bube ubwo ari papa utwaye ubwato. Nuko umwana yisubira kwiryamira. Nuko abantu ko bagakomeje kwibaza kuri ako kana n'iryo jambo kavuze, ntibamenye igihe bashyikiye umusozi. Shimwa Mana. Nawe muvandimwe, numenya ko ari Yezu utwaye ubwato, uzikomereza gahunda zawe, ukomeze wizere kuza gushyika amahoro. Komeze wizere ko byabiza gukemuka, ko ibibazo byabiza gusubizwa. Uramutse wizeye Yezu mu bibazo, uburwayi, imiyaga n'imihengeri, Yezu arabihosha. Niba koko Yezu ari utwaye ubwato bwawe, humura ntacyo uzaba. Nubwo wagera imbere ya miryango 3 y'umwijima, imbere y'uburoko, imbere y'ibitaro n'imbere y'imva, niba uri kumwe na Yezu, aho hose uzarokoka, ntacyo uzaba. Muri iki cyumweru cy'umushumba mwiza, twongera amizero mu bashumba bacu batuyobora. Twoye gushidikanya, ahubwo dukomeze tubasabere badutware neza, badushyitse ku mushumba mukuru Yezu. Abahanga mu gusesengura Bibiliya bavuga ko ijambo humura rigaruka muri Bibiliya inshuro 365, bihwanye n'iminsi y'umwaka. Bivuga ko Imana iduhumuriza buri munsi, nk'uko umwaka ugizwe n'iyo minsi yose. Ni Imana ntishobora kudutererana, igumana natwe iyo minsi yose. Gusa iryo jambo humura rigaruka ku buryo butandukanye. Humura, ntimugakuke umutima, nimukomere, wigira ubwoba Mariya,
witinya, nimuhumure ninjye, wigira ubwoba, nimutwaze, nimushikame, humura turi kumwe ndagutabara, n'andi menshi aduhumuriza. Yezu rero nk'uko abikoze agahumuriza intumwa ze, aduhumuriza buri kanya na buri wese ku giti cye, kuko atabikoze ntitwaramuka kubera ubwoba no kwiheba. Muri iyi si hari ibigerezo n'amakuba menshi, hari coronavirus yatubujije umutekano, itubangamira ngo ntiduterane uko bikwiye, igatudurumbanya kandi koko itumereye nabi. Ariko bavandimwe, nimuhumure, ntimukuke umutima, uwo ni Yezu bivuze. Nimwemere Imana, nimwizere Yezu. Impande zose Yezu arahari kandi ni udutwaye. Bavandimwe, nimuhumure. Padiri Masumbuko Ladisirasi, murezi mw'iseminari mutagatifu Aloyizi, diyoseze ya Cyangugu. Humura, humura.